Mwaramutse neza nshuti zanjye abandi muraho bitewe n'aho muherereye. Yambi mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana kuri Star 204, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu byiza bya buri munsi. Hanyuma niba usanzwe uri umukunzi wacu, nkomeje kugusabira umugisha kuko uri umuntu w'agaciro cyane. Uyu munsi rero nabateguriye kuganira ku ndwara ya infection urinaire. Uyu munsi nagira ngo tuyiganireho turebe uburyo umuntu yayirinda, ndetse niba waramaze kuyirwara wigira ubwoba kuko ngiye kukubwira imiti igufasha kuvura infection urinaire mu buryo bwihuse. Infection urinaire rero ni indwara mbi kuko ni indwara ishobora kwangiriza ubuzima bw'imyororokere. Ubuzima bw'imyororokere ndetse bikaba byakuviramo n'ubugumba cyangwa se bikakubuza amahoro mu bundi buryo kuko ni indwara mbi cyane. Hano rero hari ibimenyetso ushobora kwibonaho ukaba watekereza ko wamaze kwandura infection urinaire. Ubundi yandura ite? Infection urinaire ushobora kuyandura uyivanye ku matoilette kuko ni amabacteri kuri ziriya toilette, cyane cyane ziriya zikoreshwa zicaweho. Iyo hari umuntu wayicayeho akaba yari afite iyo ndwara ya infection urinaire, nawe ukayicaraho, cyane cyane ku bantu b'igitsina gore, rwose ushobora kuyihagurukana. Ikindi bishobora guterwa n'uburyo ufuramo imyenda yawe y'imbere naho uyanika. Ushobora gufura neza imyenda yawe y'imbere ariko ukayanika ahantu hatagera izuba. Ibyiza rero ni uko wajya uyanika ku zuba, hanyuma wajya no kuwambara ukawutera ipasi. Icyo gihe bizakurinda infection urinaire. Ikindi kintu ni ukudatindana umwenda w'imbere cyane igihe watose. Niba wumva hari secretion zaje ukamara umwanya munini ucyambaye umwenda wawe w'imbere, rwose bishobora kugutera infection urinaire. Ikindi kintu, infection urinaire zishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Niba wagiranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu wayigiranye n'undi muntu urwaye infection urinaire, bishobora nawe kubikwanduza. Ikindi no ku bagabo badasiramuye, nabo bashobora kwanduza abagore babo infection kubera ko imyanda iba yihishe, hanyuma nyine bikaba byatuma umugore yandura. Ibyo rero ni ibintu bishobora kuba byatuma habaho kwandura ayo ma infection. Ni gute rero wamenya ko iyo ndwara yamaze kugufata? Ni igihe ujya mu bwiherero ugiye gukora petit besoin, ukumva urokera mu gitsina, ukumva rwose haje udukari dusa nkaho dukarishye tukakokera. Icyo gihe kizaba ari ikimenyetso cya mbere cy'uko ushobora kuba ufite ayo ma infection. Ikindi kimenyetso ni igihe wumva ushaka kwihagarika bya hato na hato bidafite gahunda, kumva buri kanya wajyayo, kandi wanajya hakaza udukari dukeya natwo tubabaza. Icyo gihe uzatangire ubikeke ko ushobora kuba ufite iyo infection urinaire. Ikindi, utwo dukari iyo ushatse kuduhagarika ntabwo byemera. Nyine umva niyo uruhago rwaba rutuzuye, wumva ugomba kujya kuri toilette kubera ko wumva turi kukubuza amahoro. Icyo gihe ukabona buri kanya urashaka kujya kuri toilette, kandi mu by'ukuri wanajyayo ugasohora udukari dukeya natwo tubabaza tukuryaryata, ukumva wanahashima. Uzamenye ko infection zakwatatse. Ikindi kimenyetso simusiga ni igihe ubabara mu kiziba cy'inda, ukumva wacitse nk'umugongo, no ku mugongo harakurya, ukumva urababara mu kiziba cy'inda, yewe hahandi ushaka no kugira umuriro. Icyo gihe cyo ni ikimenyetso mpuruza cyane kuko uzaba wanarembye. Uzamenye ko ufite icyo kibazo cy'ama infection. Ariko rero wigira ubwoba kubera ko uyu munsi nkuzaniye umuti ugiye kukuvura ayo ma infection ugatandukana nayo burundu. Hari n'igihe umuntu ajya kwa muganga bakazimuvura zikongera zikagaruka, akongera agasubirayo zikongera zikagaruka, ariko ngiye kuguha umuti
biba amateka, wowe na infection rwose mutandukane burundu. Hanyuma niba ari ubwa mbere tubanye, ndakwibutsa gukora subscribe, ukore ku kazogera gatukura hasi urimo kubona munsi y'ikiganiro, kugira ngo tuzajye tubana, kubera ko nta na rimwe uzigera wicuza ko waduhisemo, kuko hano haca ibintu byiza by'ubwenge. Ngiye kubabwira rero imiti ushobora kwifashisha cyangwa se uburyo wakwifashisha mu buryo buri naturel ukivura infection urinaire. Uburyo bwa mbere ni ukunywa amazi ahagije. Mpora mbibabwira, kunywa amazi ni ingenzi, usibye no kuba bidutera ubuzima bwiza, ariko burya amazi ni umuti ukomeye. Iyo rero unywa amazi ahagije, si ukuvuga ngo urafata ijerekani yose uyinywe, ahubwo ni ukumenya ingano y'amazi unywa. Hahandi unywa amazi ukumva ntukiyashaka, ubwo icyo gihe urekeraho. Hanyuma rero biba byiza iyo uri kwivura infection, kunywa amazi wakamuriyemo indimu, tuvuge mu itasi imwe cyangwa mu kirahuri kimwe, ugakamuriramo indimu, ariko ayo mazi biba byiza iyo ari akazuyazi. Hanyuma ugashyiramo n'ikiyiko cy'ubuki. Ibyo bintu bizagufasha kwivura ama infection vuba cyane byihuse. Ibi bintu ushobora kubikora mu minsi 10, ukazajya mu gitondo unywa iki kirahure cy'amazi y'akazuyaze wakamuriyemo indimu, ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki. Ibyo ukabikora mu gitondo nta kindi kintu urashyira mu nda, ndetse ukongera ukabikora nimugoroba mbere y'uko urya, wenda nka mbere y'iminota 15 cyangwa 20, ukabanza ugafata ayo mazi arimo indimu n'ubuki. Hanyuma ibi bintu ukabikora mu gihe cy'iminsi 10 udasiba. Iki gihe rwose ama infection azagenda ubyumva. Hanyuma rero iyo umaze gukora iyi minsi 10 udasiba, ikindi gihe uyafata 3 mu cyumweru. 3 mu cyumweru, noneho ukabikora mu gihe cy'ukwezi. Tuvuge mbere wayafataga buri munsi, ukabikora iminsi 10 wikurikiranije, kuko amazi yo ugomba kuyanywa buri munsi. Ariko noneho hano iyo wabikoze umuti wa infection, ni amazi y'akazuyazi wakamuriyemo indimu, ndetse ukongeramo ikiyiko cy'ubuki. Ibyo nibyo uzafata muri iyi mibare nyine mu minsi 10 ya mbere. Hanyuma iminsi 10 nirangira, uzajya uyafata 3 mu cyumweru. Ntibibujije ko igihe cyose ufite inyota wanywa amazi, ariko aya mazi ndimo kukubwira arimo indimu n'ubuki, iyo wakayafashe mu minsi 10 udasiba, mu gitondo ugafata ikirahuri kimwe wavanze kwa kundi, na nijoro mbere yo kurya ugafata ikindi kirahuri. Ariko hagati ya mu gitondo na nimugoroba uramutse ugize inyota, ntabwo byakubuza kunywa amazi asanzwe nyine byo kukumara inyota. Ariko aya y'umuti yo ni mu gitondo wakamuriyemo indimu, ndetse ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki, na nimugoroba mbere yo kurya, mbere y'iminota 20 cyangwa 15, kugira ngo urye, ukongera ukayafata nyine arimo indimu ndetse n'ikiyiko cy'ubuki. Nizere ko byumvikanye uburyo uzayakoreshamo. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri ushaka kwivuramo infection, gufata salade y'ibitunguru bitukura, ukongeramo capsine, amababi ya capsine n'uturabo ukajya udukatiramo. Hanyuma mu mwanya wo gukoresha vinegere iyo salade, ahubwo ugakamuriramo. Warangiza ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki kinini, ubuki bwiza bwa kinyarwanda. Hanyuma ukongeramo ibiyiko 2 binini bya olive oil, cyangwa se huile d'olive, cyangwa se amavuta ya elayo, mu kinyarwanda niko tuyita. Kuvuga ngo uzakora salade y'ibitunguru bitukura, ukatiremo capsine, amababi yewe n'uturabo watubonye wadushyiramo. Hanyuma aho kugira ngo ukoreshe salade yawe uyikoreshe vinegere, uzayikoresha amazi y'indimu. Nurangiza ushyiremo ikiyiko cy'ubuki, hanyuma ushyiremo n'ibiyiko 2 binini bya olive oil cyangwa se by'amavuta ya elayo. Ibyo bintu uzajya ubikora inshuro 4
mu cyumweru. Kuvuga ngo mu cyumweru uzajya ubikoramo iminsi 4, buri munsi iminsi 4 mu cyumweru. Hanyuma rero ibi bintu uzabikora mu gihe cy'ukwezi ufata iyi salade. Niba ari bwo buryo wahisemo bwo gukoresha iyi salade, uzabikora mu gihe kingana n'ukwezi, ariko mu cyumweru wagiye ukoreshamo iminsi 4. Iminsi 4 mu cyumweru, hanyuma ukabikora mu gihe cy'ukwezi. Undi muti nabarangira wakoresha wivura ama infection urinaire byihuse cyane ni urwiri. Ibyatsi byitwa urwiri murabizi, bimwe biba mu mirima bigatuma itanera, birarumbya aho urwiri rwageze, cyangwa se aho ruri urahahinga haba hakomeye cyane. Urwiri rero uti warukoresha ute mu kwivura ama infection urinaire? Urahinga nyine cyangwa se ugacukura ukavanamo ya mizi yarwo. Imizi y'urwiri murabizi ko iba yarashoye ibisumwe rukuntu cyangwa kuba nka shokola, abazi urwiri barayizi. Hanyuma ugafata litiro y'amazi meza ukayashyira nyine ku isafuriya ugacanira, ugashyira urwiri sinakubwira ngo washyiramo imibare ingana gute, ariko ni nko mu gipfunsi. Urwiri nyine wafata mu kaboko kawe, hanyuma uraruronga neza kuko uba uruvanye mu gitaka, ubundi ukarushyira muri ya mazi litiro, rukabira rugatogota, rukabira cyane nyine byamara kumera nk'ibihiye, ukabiteruraho ugafata intete 3 za tungurusumu. Ubwo uba wazitonoye neza ukadukatiramo, hanyuma ugakamuriramo indimu muri ya mazi, muri ya litiro ukamuriramo indimu, hanyuma ukongeramo ikiyiko cy'ubuki. Icyo gihe ariko ibingibi ubikora kongeramo indimu n'ubuki, ubikora amazi amaze kuba akazuyazi, kuko ntago wahita uyaterura hakiri gutogota gifite bwa bushyuhe bufite dogere zo hejuru ngo uhite ukubitamo ubuki n'indimu, ahubwo urareka ugiteruraho ushyiramo tungurusumu, hanyuma zo zamara ugapfundikira. Zamara kumera nk'izihiye rero hagati y'iminota 15 na 20 ukabona gukamuriramo indimu ndetse ugashyiramo na bwa buki, ubundi rero ukanywa ugafata ikirahure gitondo, ikindi ukagifata saa 6, ikindi nimugoroba. Ni ukuvuga ngo uyu muti wawe uba wawuteguye kunywa ari akazuyaze, nibyo byiza. Kimwe mu gitondo, ikindi saa 6, ikindi nimugoroba. Ibi ngibi nabyo wabikora mu gihe cy'ibyumweru 2, kuko uyu muti urakora cyane. Mu gihe cy'ibyumweru 2 waba wamaze kubona resulta. Ubonye wenda utarayibona neza wakomeza ukanywa, kuko urwiri nta kintu rwagutwara. Amazi arimo indimu ni amazi meza mpora mbakangurira kuyanywa. Ubuki bwo ni umuti murabizi, tungurusumu nayo ni umuti, nta kibazo ushobora kugira. Hanyuma rero iyi miti yose uko ari 3 ntago uzayikoreshereza rimwe, namba nabahaye option zitandukanye kugira ngo nutabona urwiri uzakoresha iriya salade, cyangwa se ugakoresha ariya mazi twabonye, uko bigenda bikurikiranye. Wowe uzahitamo uburyo bukunogeye wivure iyi ndwara ya infection. Mwakoze rero kubana natwe, mukomeze mudukunde. Iki kiganiro niba kigufashije gisharinga bagenzi bawe, kuko izi infection urinaire ziriho kandi zibangamiye abadamu n'abakobwa benshi cyane, nubwo n'abagabo nabo harimo bamwe bazirwara, ariko bo ntago ari ku kigero cyo hejuru nk'icy'abagore n'abakobwa. Bafashe rero ubaha iki kiganiro kugira ngo bivure bino bintu biba bibabangamiye, dore ko ari bibi bishaka kugiraho ingaruka, harimo no kubura urubyaro, ndetse byanatera amakimbirane hagati mu bashakanye, kubera ko urumva umuntu ntago aba ameze neza. Bafashe rero ubaha uyu muti. Imana rero ibampera umugisha, meze mubane natwe, mudukunde, kandi natwe turabakunda. Bye.